Uyu musore yitwa Chris Easy. Uramutse ukoze urutonde rw'abahanzi bagezweho kandi bakunzwe n'imbaga nyamwinshi hano mu Rwanda, ntushyiremo izina ry'uyu musore, benshi nimwabyumva kimwe, ndetse bamwe banagutera amabuye. Ni umusore umaze igihe ari kuri top kuva muri 2020 asohora indirimbo ye ya mbere yise Faster. Kuva ubwo yahise afatiraho akora hit after hit, kugeza ubwo yakoraga indirimbo yabaye hit igihugu cyose, ikaba isereri mu mitwe y'abantu, indirimbo yise Inana. Iyi ndirimbo yarakunzwe bikomeye, ndetse yasize yandikishije izina Chris Easy mu ruhando rw'abahanzi bakomeye mu gihugu, kuko uretse kuba yarabaye hit, yanamwicaje ku meza amwe n'ibihangange nka Meddy, The Ben, Bruce Melody, Soshomura n'abandi bafite indirimbo zarengeje miliyoni 5 z'abazirebye kuri YouTube. Inana kandi yasize imuhesheje ibihembo bikomeye nka Kisama Award nk'indirimbo ya Sama, ndetse na umuhanzi w'umwaka ukizamuka. Kuva ubwo ni umuhanzi ukomeye kandi ukunzwe. Ibyo bigashimangirwa no kuba nta gitaramo gikomeye mu gihugu adatumirwamo, utibagiwe n'ibyo mu mahanga. Ariko se mu by'ukuri uyu musore watangiye ari umuraperi w'umuhanga, ariko nyuma agahindura umuvuno akinjira muri Afrobeat ni mu ntoki. Ubuzima bwe kuva avutse kugeza uyu munsi ni ubuhe? Njye nitwa Aniki, guhaye ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Nsengimana Rukundo Christian. Impano ya Nsengimana umaze kwamamara nka Chris Easy ikomeje gutangarirwa cyane kubera ubuhanga bwihariye yihuza nabwo byagera ku ijwi rye, abiganjemo abagore n'abakobwa, imitima igasembagurika. Hari na bamwe batacyumva indirimbo z'abandi bahanzi kuko ngo baba bumva ari nko kumuca inyuma. Umwihariko we, indirimbo ze zirakundwa kuva ku mwana w'igitambambuga kugeza ku mukecuru cyangwa umusaza ufite imvi zabaye uruyenzi. Umuziki wa Chris Easy umaze gufata indi ntera kuko warenze imbibi z'u Rwanda, ku buryo muri bimwe mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda yamaze kuhashinga ibirindiro, ndetse asigaye yitabazwa na bamwe mu bahanzi bashaka gukora hit zifite icyanga. Nko muri comment ziri ku ndirimbo yise Edeni, hari umunya-Uganda wagaragaje ko amaze igihe kinini yaramwihebeye, ati ndi umunya-Uganda, ariko uyu niwe muhanzi umwe rukumbi ukunze kugaragara ku rutonde rw'indirimbo numva, kuva ku Nana, Amashu, Basi Sorry n'izindi. Ni umuhanzi w'umuhanga, yaba mu miririmbire ye wumva ijwi ry'ukanyurwa, yabihuza na beat na melody ndetse n'isura yikurura benshi, agahu kakaba gahuye n'umunyutsi. Mu ndirimbo amaze gushyira hanze amaze kwerekana ko ari umwe mu bahanzi ngenderwaho muri iki gihe mu Rwanda. Yakunzwe mu ndirimbo zirimo Faster, Amashu, Amashimwe yakoranye na Fireman, Edeni, bigeze ku yo yise Inana byo ibindi bindi. Yakoze kandi yitwa Basi Sorry yakoranye na Pasi Kizito, iyiswe Lala yahuriyemo n'umurundi Kiriku Akili. Stop nayo yakunzwe bikomeye cyane naha, iyitwa Sekoma nayo yabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Jugumira yakoranye na DJ Phil Peter na Kevin Kade, noneho byagera kuri Sambrera yasohoye mu mpera za 2024 bikaba ibindi, kuko kuva ku mwana uri kwiga kuvuga kugeza ku mukecuru n'umusaza imvi zabaye uruyenzi, iyi ndirimbo barayizi. Iyi ndirimbo kandi iri mu zakoreshejwe ama-challenges menshi atandukanye kuri TikTok mu mpera za 2024. Ikindi wamenya kandi ni uko nyinshi mu ndirimbo za Chris Easy zakozwe n'umuproducer wubatse izina rikomeye hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, ariwe Mugisha Robinson. Ni umuproducer w'umuhanga wamenyekanye cyane ku izina rya Element Ere, wavukiye mu karere ka Karongi. Uyu akaba amaze gukora indirimbo nyinshi zitandukanye z'abahanzi bakomeye ba hano mu Rwanda. Chris Easy yatangiye urugendo rw'ubuhanzi ari umuraperi, yagiye agerageza amahirwe mu marushanwa atandukanye ndetse akajya ahirwa cyane ko nko muri 2016 yegukanye irushanwa rya Talent Zone ryategurwaga na Royal FM ndetse n'iryitwa Europe Hip Hop Fest 2019. Hari abamwibuka mu mashusho yafashwe icyo gihe arimo kuririmba muri iri rushanwa, aho bari bagize akanama nkemuramaka barimo umuhanzikazi Mbabazi Fiona yamubwiraga ko afite ahazaza heza ariko akwiye kugira ibyo avugurura mu miririmbire ye. Chris Easy yatangiye ari umuraperi w'umuhanga aririmbana na mugenzi we witwa Aho Beats mu itsinda ryitwaga Octagons. Iri tsinda ryakoze indirimbo zirimo Uzi kusetsa, Ese urabizi n'izindi zitandukanye. Yatangiye kuririmba mu njyana ya Afrobeat muri 2021 ubwo yatangiraga gukorana na sosiyete ya Giti Business Group ikora ibikorwa byo gufasha abahanzi gusobanura filime n'ibindi. Yabwiye igihe ko kuririmba ari ibintu yatekerezaga kuva kera, ariko akaza kubishyira mu bikorwa ubwo yahuraga na John ya Giti ukuriye Giti Business Group imufasha mu bikorwa bye bya muzika.
ati kuva kera numvaga nshaka gukora umuziki kurusha uko nakora injyana imwe, ahubwo igihe cyo kubishyira mu bikorwa cyari kitaragera, kuko no kurapa nabyo nzajya mbikora. Nahuye na Junior Giti ama igitekerezo, tugihura banteye imbaraga zo kubikora mpita ntangira. Yakomeje agira ati hano nahise mbona ariho hari umugati, reka ndwane. Gusa isaha n'isaha nabakubita indirimbo ya rap ntawamenya. Abakunzi batweretse ko ari byo bashaka nabyo twabikora. Yavuze ko yaba ari ukurapa cyangwa kuririmba byose nta na kimwe cyoroshye, kuko ngo byose ari nk'urugamba kubikora. Yemeza ko atavuye muri hip hop kubera uburyo abaraperi bafatwa, ahubwo yayivuyemo kubera itari iri gucuruza kuri we. Isi koko Chris Easy ni umuhanzi uririmbira abana? Iyo urebye indirimbo za Chris Easy ubona zifite itandukaniro n'iz'abandi bahanzi, kuko yaba mu miririmbire usanga higanjemo utuntu dukurura abana bato bari mu myaka iri munsi y'10. Hari nk'aho usanga yifashisha ibipupe cyangwa akaririmba mu buryo wumva ko yisanishije n'abana bato cyane, nko mu ndirimbo yitwa Rara yahuriyemo na Kiriko. Haraharirimba ati I-U-O-A-E. Iyi mvugo yifashishwa n'abana bari kwiga gusoma no kwandika. Nko mu yo yise Inana agaragazamo ibipupe ndetse n'utundi tuntu dutuma iyi ndirimbo ikundwa n'abarimo abana uhereye ku izina ryayo. Mu yitwa Edeni naho harahagira ati sheri wanjye Dia, ndagukunda Dia. Ayo magambo nayakunze kuririmbwa muri imwe mu mikino y'abana bato. Yavuze ko yagiye guhimba ahera ku gihe umuntu aba akiri muto kuzamura. Ati mba numva nakora indirimbo buri muntu wese yisangamo, atari indirimbo z'urunganuru cyangwa uru. Iyo tugiye gukora duhera mu bwana, kuko ariho umuntu ahera tugakomeza. Nicyo gituma mbikora, nasanze ariho abantu banjye bamboneye. Uyu munsi wa none Chris Easy afite izina rikomeye muri muzika yo mu Rwanda, kuko akunzwe cyane n'abatari bake kandi mu byiciro bigiye bitandukanye. Kuko nk'uko abyivugira, indirimbo ze zikoze mu buryo zirebwa n'ingeri zose kandi zigakundwa cyane guhera ku mwana muto kugera ku mukecuru cyangwa umusaza. Chris Easy kandi yakoze hit, kuko mu mwaka ushize wa 2024 niwe muhanzi wagize views nyinshi mu Rwanda kuri YouTube, aho yagize views zisaga miliyoni 19, agakurikirwa na Meddy wagize views miliyoni 17.9. Ku mwanya wa gatatu hakaza Diamond wagize views miliyoni 17.1, hagakurikiraho Papi Clever wagize views miliyoni 15.9. Ku mwanya wa gatanu hakaza Israel Mbonyi wagize views miliyoni 13.2. Ubwo n'abandi bagenda bakurikirana uko barutana views. Ushobora kuba wakundaga Chris Easy ariko utazi ubuzima bwe. Gusa ubu noneho niba akurikiye neza iki cyegeranyo, ndahamya ntashidikanya ko wamukunze kurushaho. Ngaho twandikire muri comment utubwire ikintu ukundira Chris Easy. Niba kandi utanamukunda utubwire ikintu mwangira. Ikindi kandi ntiwibagirwe gukanda like kuri iyi video no kuyisangiza inshuti zawe. Ni naha dusoreje icyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.